Nkubona ibigega ngo birubatse ariko turukora kiriya kigega uruhengerejemo n'ibyondo. N'abatuye mu bice bitandukanye bya Sarazi bigize akagari ka Karwasa mu murenge wa Gacaca ho mu karere ka Musanze bavuga ko mu buzima bwa buri munsi bari basanzwe bakoresha amazi meza aturuka ku isoko ya Nyabinyoni, gusa ngo kuri ubu amazi nta kiharangwa bitewe n'imiyoboro yagiye yangirika, bigatuma n'amazi make agerageje kujya mu kigega abasa nabi cyane mu bihe by'imvura. Kubera ko isoko ya Nyabinyoni abaturage hafi kimwe cya kabiri cy'umurenge wa Gacaca niyo bifashishaga, ariko ayo mazi isoko yayo yaje kuziba, keretse gusa abaturage bake bahegereye nibo bagira amahirwe yo kubona amazi, ariko nayo mabi. Baravomaga hariya mu Nyabinyoni, none abashinwa baravuze ngo babikoze nabi, bagiye kongera gushaka amasoko. Muri make nta kuvoma se turi kuyabona nta nayo. Urebye itiyo ni amatego iri haruguru barayamena. Ubwo rero icyizere dufite ahari bazagaruka badukorera imigezi. Ariko ngo niyo imvura yaguye ngo biza bisa nabi. Niyo imvura yaguye garahinduka gabagaba ibyondo. Ibyondo dasaga ari ibyondo watereka mu kidomo ugasanga ni ibyondo. Ndetse ubwo muvoma. Ntugupfa kuvoma ngo tubonye. None se ubwo turayafite. Ute dore ikigega cyahura ukubona ikigega kiri. Amasoko ira soko yahara hepfo barayicukuye. Kenya kihakoresha aradukorera umugezi pe twari tugufite, ariko noneho rero imigezi amasoko bayatetse nta mazi kuja mu bitiyo nukuja kuvoma ugasanga imvura yawe ugasanga bihindutse ibyondo. Tuvoma ikiyaga kenshi twavoma n'iki gishanga. Ingaruka zitugiraho tugira inzoka mu nda zikatubuza gukora nkuko twakabyifuje. Ngo kuba bahatuye bari begereye amazi meza ndetse n'abandi akabasha kubageraho bitewe n'imiyoboro igiye itandukanye yagiye hakwirakwizwa, ngo kuba aya mazi atakihaboneka bituma bamwe bakoresha amazi mabatemba, abandi begereye ikiyaga cya Ruhondo bagakoresha yo muri icyo kiyaga. Amazi iyo ntayo no kuvoma amazi atemba, abaturage begereye ikiyaga kubera ko umurenge ukoze ku kiyaga cya Ruhondo, abaturage bakifashisha amazi y'ikiyaga, kandi amazi y'ikiyaga ateza ibibazo. Ahubwo dukorera nk'amwe abayobozi dukorera ubuvugizi badukorera imigezi igaragara. Nkubona ibigega ngo birubatse ariko turukora kiriya kigega uruhengerejemo n'ibyondo. Hasi n'ibyondo. Ubuyobozi cyo bwatwunganira bwadufasha bukaduha amazi, nibura n'abana bacu bakagira isuku natwe tukagira isuku tubonye amazi meza. Kuba isoko ya Nyabinyoni itagitanga amazi meza mu bice bigiye bitandukanye bigize uyu murenge wa Gacaca, ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bugaragaza ko iyi soko ya Nyabinyoni yatangaga amazi make ugereranyije n'ubushobozi yari ifite, ari nayo mpamvu yatumye uyu muyoboro wongera gusanwa kugira ngo ubashe kugeza amazi meza ku baturage benshi batuye umurenge wa Gacaca, by'umwihariko n'ikigo nderabuzima kiri muri uyu murenge. Muhoza Honore, Flash TV mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.